Mama, nk'ibi ngibi ukoze kuko numubise kubera iki? Mama, numubise kubera iki? No kwizera azamba ninjye nawe. Azabeshya yongera garuka. Mama. Yeula, Abel. Ay. Nko. Fofo ni mwebwe? Nitwe. Umeze utazi? Yesu nashimye. Igihe nahereye Soni rakore watinze. Warageneza neza ragenda pe. Uri nko kwibagirana. Noneho warankumbuye. Ubivugwa he? Ceceka. Sinkube. Waragiye nanjye ndagenda cyane ndapfuka burundu. Ukeneshwa n'iki se ntabwo banana bayive ko batagoye amafaranga. Amafaranga buriya urana nkaye wajya kugira cyo wahaza ati muvani muze kumwa gafanta. Nubutuze kugafata hahandi. Rero nawe. Rero wajya wani babaze ko n'umuntu agira icyaka. Rego umuntu ababizi kandi akaba biteganya. Mukunda nk'inkima rwose. Hani makuru se. Shani meza naragenda hira ariko bibaye ngombwa ko ngaruka kureba Yive. Garuka ho murawe ugira ikibazo nubwo barimo ndabarimo wenyine. Arimo? Umunsi rero twirira. Nkubaze dupanje akadiro. Yive nta abandi bakobwa yaba yarazanye muri iki gihe cyose kirangiye ntagaragara. Bakobwa se oya rero. Abana nkubeshye. N'ubundi rero ino nzwe. Igenda muri n'abantu beshi. Gusa nese nabona ngo nta bakobwa bajya baza kudusura. Babaje kumureba se? Mwabo benshi baba. Ntabwo nabakara bayive. Uruna wa mukobwa Shemusa. Ajya kubona nejo undi yari afite birthday. Haje abakobwa uruhurane batandukanye nyine yuko bari ginye barishimye. Ubusibye nibyo ndi kukubwira. Ibyo bakobwa kubaza Yive wenyine ibyo bitabaye ibyo by'ibirori. Yive wenyine nta mukobwa ujye umubona na basi baba bari guteretana cyangwa yaba yarazanye kwereka mama we akamugeza hano nyine bari kumwe na Yive nibyo ndi kukubaza. Rero Yive ibintu bye nakazi. Uramubwira ibintu birimo amafaranga mwagenda ariko yakobwa bido sinkubeshye. Nago mbeshye. Nyamara umbwisha kuri Rwose ubu nakubeshye kuri afanda. Ndaguha ka tipu. None ngewe wari kuzajya ugenda unekera gake wabona ukampamagara kuri telefone. Nibyo shaka ko dupanga iyo deal. Ahubwo wowe ugira ikibazo. Ubwo nibyo bibaye akazi. Ahubwo ntabwo nongeye kuyambikora ngiye nk'akazi. Kabisa. Reka njye kumureba arimo. Ikira nta kibazo. Ariko amana nyagasani. Uyu nawe araje rwose. Ariko wewe wahitira irasi nzaza pe. Twagiranye gahunda ntabwo njya nica umurongo. Mbese muri make nubahiriza igihe. Kubahiriza igihe ni byiza mu buzima buriya. Oya ni ngombwa. Igihe ni amafaranga kandi igihe kirahenda. Igihe kirahenda rwose. Bari ngombwa kukimanaginga. Icyo amafaranga yawe nayabuze rero. Sinzi icyo uri bubare kabisa. Ngwiki? Amafaranga yawe nayabuze. Kanaga. Mwana. Bura rero ngiye bari ibintu ntajya nkina nabyo pe. Hari ibintu ntajya nkina nabyo none uzajya kugira kitwa amafaranga. Sinzi nimba ubusha wenda ngewe cyucu basi nzifate turwane duterurana kugira ngo umure ko mfite imbaraga cyangwa se umenya agaciro k'amafaranga. Urabizi ngira ntabwo twarwana pe sibyo. Kandi uboneze gute kandi utubahiriza gahunda. Amafaranga 10 ntabwo ariyo twapfanye nawe sibyo. Ntabwo ariyo twapfa. Kuko reka mubwira umuntu agomba kuyamaha igihe Kigali sibyo agenda atayama yagira ntanabizi ubusura ajya mu ngembe igenze. Urumva tutapfa amafaranga 10,000 nimba ubizi neza Yesu bamuguze ibiceri bingahe? Reka manze mubwira. Hari 10,000 byari birimo. Manze mubwira cyucyo. Twaba tutarapfuye ko papa wanjye mu kwirya tugapfa amafaranga 10,000 koko. Ari papa nyine kuko iryanye ryo narigumanye. Kandi ikindi ntabwo tagomba kubipfa. Harimo n'amafaranga atubutse niyo mwari kumukurira indi mukazana n'inka tugiye kuba bitwaye. Nuwo wambwira gutyo koko. None se kuburyo we tugende kurya inyo rya papa. Uramutse ufasha amenyo ye 32 afite. Nimba atari 8.
ukagenda ubara muri rimwe ibihumbi 200 amafaranga ntabwo yakora umushinga muzima. Ariko ibyo byo kumbwira ngo amafaranga yanjye wayabuze umva kara gatumba barira rwose ntabwo ibyo twaza kubyumvugamo rumwe. Nshaka amafaranga yanjye y'amabare nkuko ejo wambwiye ukambwira tejo uzaze ufata amafaranga yawe naje rero mbibyanjye. Ese cyo uko nari nzi yuko ari buyama ngo nkavuga akaba yagiye nanamuhamagaye telefone yiva ntayiri ubusungura ajya ngo kuri iki. Uragira ngo mbigenze ningiye kuko. Ase ukimwe muze mu bibazo by'imiryango yanyu kandi ngiye imiryango yanyu ntayishima. Ntago ari umuntu wo mu muryango wo kuba amafaranga n'umuntu nabumbiye amatafari urumva. Arambwira ngo azanyishyura. Yagiye Kigali ngo sinzi ibyo yagiye kurangura agenda atanambwiye ko yagiye nagiye kureba umugore arambwira ngo yagiye. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ubutaha ujye wemera ibintu uzi neza kuzakurikiza kuzarangiza. Siko bimeze? Kandi kana gatora bizi nge turi inshuti pe ntago mashaka ngo dupfe ibintu by'ubusabusa ariko buri kintu cyose kigira gahunda yacyo. Siko bimeze? Muri kibasi kugira ngo nge nawe tube tubanye neza. Okay. Ni karibu. Sheri. Mujye mumubwira mu ndebere. Ntamuguru kase tugahobenza. Arimo se. Oya mbobira neza ariko sheri nari kukubiye pe. Ayiwe. Akose kufite ubwoba. Ninde muntu kwimuzanga? Akose kuza kukureba sheri ni ikibazo. Ibi ngibi nitwabivuga ngiye cyose. Twarabivuganye ariko nta wambuza kuza kureba umucuruzi wa sezeno ngi nawe twagiranye ko bujanga. Akose sheri none ntabwo kinkunda se basi mbimenye. Banzumbira ntabwo kinkunda. Ndagukunda cyane nta n'umukobwa n'umwe nzakunda nawe. None se niba unkunda kucyumva ko kugira hano byaba ari ikibazo. Muzima mukunu biba bimeze. Ase mama wawe Nyirankotso urugira ngo uze gusakuza inzu yose anayitwika. reka ngubwire sheri niyo mama wawe yasakuza inshuro 1000 abantu iyo bakundana urukundo igihe cyose ruhora ruganza nta na kintu na kimwe yadutwara wigira ubwo ruratsinda ariko sinshaka ko urugo rwanjye kuzamo intonganya pe. Shemusa ari mu bibazo nanjye ndi mu bibazo nako bamutsindira umuntu adakunda. None ubu nawe mama wawe ntabwo ashaka ariko ngenda gushaka nta kibazo. none se niba ushaka kuki ufite ubwo rero reka tujye duhurira hanze ukuntu dusanzwe duhurira hanze. oya sheri ibyo bintu ntabwo ari ikibazo ntabwo njye ubwanjye nabyumva n'ukuri kw'Imana. Fofo niba unkunda nkaba ngukunda kuki ugira ubwoba bwa mama wawe. basi urankunda ngenda gukunda cyane kandi ariko bitumye nza kukureba. rero nimba nkunda uhora ukwiriye kuba uri hanze cyangwa ukampamagara nkaza kukureba. mama wawe ntacyo adutwara. nta gihe umuntu azigera arwanya urukundo rw'abantu babiri bakundana kandi uba wanze kunyumva. nidushyira hamwe ntabwo azigera tunesha. intambara yabereye hano ubwo yaheruka ntuyizi. ndayizi ariko noneho ubu ngubu ntabwo yakongera kuyizana. ubu ngubu ibintu byarahindutse reka nkubwire shari wanjye ubu ndi mu mipango nushaka utuze shyira umutima hamwe. ubu ndashaka kwegera mama wawe ngiye guhangana nawe ndashaka kumukorera ikintu ntabwo ashobora kuntandukanya n'urukundo rwanjye ngiye kumwemerera. ntabwo mama mwahangana mama ikintu kijyanye no guhangana bari imbere abakuri imbere nk'intambwe 15. reka manze mubaze ikibazo kimwe uranyizera basi? Ndakwizera cyane. Uranyizera? Ndakwizera cyane. Niba unyizera tuza ngewe ibi bintu ndaje mbikavaringe ku giti cyanjye ntabwo azigera mbaza urukundo rwanjye. Ntabwo uzi ikintu cyatuma mama tumutsinda ni ukumutwara gake tukamubeshya tukamwereka ko tutari kumwe tukamwereka ko nimba tunahuye ari accident. Sheri wanjye si ukukubeshya pe wirukankana inyamaswa ikageraho ikashira ubwoba. ubu noneho bwarangiye naje ngarutse nje. Se 10,000. Yego. Kana gato rero. Buriya cyucyo. Njye nkura kubwira abantu bose ko ntandukanye. Ngira umutima mwiza, ngira gucisha bugufi, ngira no kwitonda. Cyumwihariko we ntabwo twakabaye dupfa amafaranga nkuko abivugaga. Sibyo? Sibyo se nkubwira nyine. Yewe twagapfuye amafaranga rwose. Mfi ibintu bihari. Aya mafaranga 10,000. Nubundi cyucyo rwose ntamwe ndasihera igikoma. Nako wenda ntago okay aho nabantukanye njyewe nta muntu utavuga rumwe ngo duhuze frank 10,000 ngiye kuyakurekera cyucyo
ibyo uri kuvuga ndi kubyumva neza ngo ugiye kugira gute ngewe amafaranga 10,000 kana gato ngewe ubwa ngo rwose uwo munana kwishyura uzayakoresha ikindi kintu wumva ushaka utuje nta nubwo nzakwakamo n'iry'Uganda ugiye kuvugisha ukuri se ngewe se ereka ngewe gihe ntarwa n'abandi bahungu bose muziranye ahubwo umva urabizi ko imbere y'akantu ngira nkubwira ko nshaka kuzamfashamo iyi ndabyibuka ntagatuvugishije ukuri wanda umusore uri seriye uretse no kuba umusore uri seriye umusore wavamo n'umugabo mwiza cyane uramutse ugize ute uramutse ubonye umuntu mwubakana okay umva rero ikintu ushaka kunkorera ndagira ngo mfashe uzi icyo cyo ntabwo nyamvuga menshi ufate mushiki wawe wera umwumvije ukuntu yangiye musore ngenye n'udasobanye intego uyu mudugudu mwaka kagare mu uyu murenge kari nge musore ngenye ushobora kuba wamutereta nkamusaba nkamukwa nkamugira umugore tukabana tukabyarana hungu nakobwa maze amafaranga 10,000 umva nushaka ufate nawe uguriza abandi umva utuje ibintu barabishoboka cyo yego kuba nawe mubwira ngenda byumva sibyo ahubwo ikibazo gisigaye yabyemera atabyemera ayo mafaranga ntuzigera uyambaza azazwe n'iki kubyemera se kandi n'umusaza we uzamubwiye ko bitegetse nk'umusaza we ereka we ntugareka manze mubwire we n'umumbwira ukantaka neza uko ngwiye cyo ngiye nshobora kugutaka ibyanjye urumva nkavuga ibyanjye urumva ariko we ntabyumve atabyumvisha wansubiza yanjye sinakurekera mpa yanjye da ugomba kumunyumvisha ukamubwira uburyo ndi umusore mwiza unarenze abandi ntabwo kandi bivuga ko ndi ni boga hana baraba kuri televiziyo nuko bimeze urabyemeye cyo ndabyemeye ariko ndaza kugerageza uyu kuri yo bwabaga aho sinabwo na twajya tunahura umuntu akanagura nakandi kantu bitararenze nebye amafaranga 10,000 rwose ryamusinzire wumva utuje tekanereka ntago ndi umuntu mubi ndaza kugerageza ndebe cyo nari ahubwo rero nabuza ku munsi uhuriza mushiki wanjye ngiye kumutanga ku 10,000 ubuse warabye ntago mama wazongera kunyirukana hano nk'ururugo keretse abaye ari wowe sava niba wowe ku giti cyawe umbwira kutanshaka ahubwo asereka mubazeshe ntabwo baba wananciye inyuma muri iyi minsi yose tumaze igihe tutari kumwe ese kuhise ureba ku ruhande njyewe warabikoze oya ngize ukuri njyewe nguca inyuma ntabwo bishoboka nta bakobwa waba uteretana nabo waba wanasimbuje basi yaba ari n'umuntu wagwaye amakuru yaba yakubeshye nta muntu wayamaye ngende kukubaza kuko ngenda kwizera ibyo wambwira byose ndakwizera uranyizera cyane urabizi ko ngukunda cyane ndabyemera 100%. sinshobora kuzaguca inyuma yawe uyu munsi yabejo bundi wenda sinabura kuvuga ko hari abakobwa bajya baza binjira mu buzima bwanjye bya hato na hato ariko ngo mpita mbakubita inyuma ukabanga cyane nicyo ngukundira sore mana we mba numva ntuje yumbwiye ayo magambo n'ukuri mba numva ntuje meze neza nkabyibuha noneho ndi kubyibuha ntabwo warebye reba ukuntu usigaye narabyibushye mfase ukuri kuba ikibote umva ndatuje muri iyi minsi noneho bikubitiyeho n'iri jambo mbwiye ku kinkunda yewe gatata we ku mutima ndumva sinzi ukuntu misemera nta kintu na kimwe giteze kuzagutandukanya nanjye rero undi abantu bari gusezerana bambara impeta bivuze ko ukuntu bizengurutse ku rutoki niko ubuzima bwanjye buzengurutse kuri wowe ubwawe ukabuzengurutse kuri njye urukundo rwanjye rero amagambo meza mana yanjye we ruhara ruzenguruka kuri wowe nta kintu na kimwe gishobora kuzagutandukanya niyo mpamvu rero ubu ngubu mama wawe ibyiwe byose bindekere sheri wihangayika witinya niyo yanaza hano akadusanga hano muri saro njyewe ndi gupanga kuva ngaha ujya hese kandi nyine nkimuka nkajya ahandi hantu uzajya uza tukisanzura nta stress zaba Valence n'abandi n'abamama ikibazo nk'uko ushobora gusanga Valence baba bagiye gutanga utugambo ngo waje hano ngo byagenze nanga kubona mama ari gusakuza ari kuntesha urabizi ko njye amahoro njye nakubwiye bindekera ibindi bisigaye n'ibyanjye ndagukunda cyane nanjye ndagukunda sheri uducumira imiryango ngenda barahiye wera ngwino hano
muza wisatse nsabana arivuna akagurye wagire ku kivindi meze neza se neza ako nkawe umaze nk'iminsi utazanganiriza umva nabwo ufite ntuganiriza iki waba uri icyo unganiriza n'intambara nakurwaniye ngo ugaruke hano mu rugo akubwira aho ziza ari irindazi nkamwisha n'umukara kandi yumvire aguza agasukari ngura amajyane amazi yo arahari urabizi none ngo ujye kugura n'irindazi ko ari n'amazi y'imvura ese yo wayishyuye yambwira uramamaganye ngo bashe ugiye kunuma nk'amandazi mba nkumbuye kuganira nawe wese kwizaniye wenyine ngiye Tanzania genda witorere cyane bya gucura mwabaye muti nishimeze neza ndabibona maze no kwa kayo dore ako nubwo ubanze kuvuga umuntu wakwakije ikwizera shareka kubwiza ukuri kwizera ukuntu muzi muri business zo ngeragara nkunda shaya nibyo yabagukundamo byose yakusirika kubwira ikintu cyo kwizera yakugurira yakugurira ya myambara abakobwa mujye mwambara igihe byakomeye urumva wenda akaba yakugura n'akajipo keza kugira ngo ujye utambuka abakorodina bose babone usa neza urumva ariko kumbwira ngo arifasha amafaranga ya jewe narakubwiye kwizera kandi yabibonye ko Kigali abona ko nanjye mushiki we byamubera atabindi akushobora kuramutse dufite amafaranga tukazajya twatsa amazanye babonye mushiki wacu mwiza aho gusa we hari ikintu ushaka kukubaza amatwi yumve neza icyo cyumubona gute bifasha ukareba icyo cyumubona gute mubona nk'umuntu usanzwe none se ameze ati bane se kabanze nkubaze muri iki cyaro cyose ubona umusore umeze nka cyo kuko reka muti icyo cyo umeze nawe nyine nk'umusazi biriya bintu yambara ukuntu yambara nabi we umva azirikisha ibirere imifuka yambara nabi ibyenda byacicaguritse ngewe buryo ndi kumuvugamo ntago ari ubwo umubonamo reka na wenda agira n'amafaranga ariko yambara nabi ese reka mbanze nkibaze uratavuga umugabo mwiza Ndashaka ngira ngo hano ibiryo bishiramo kubera kwizera niyo bavugaga ngo arya cyane ariko noneho Valence igize ingunzu uzi ko naguze ibiro 3 by'ifu nziza yayindi ihenze cyane hasigemo nk'inusu irengegerera rimwe igikoma twagira ngo ni umubebe bashyira muri bibero uhasanga iri gata byanashoboka nawe wabibonye ko mbona wataye umutwe ibyanga se nge birandeba n'isukari ifu umuntu abona amafaranga azongera agenda agura ibindi nta kibazo ariko ikibazo nuko bagiye kunyirukana bakanamfunga reka kuvanga amadosiye bagiye kunyirukana banamfunga ifusa no kukwirukana biguhurira mama ufite ikibazo gikomeye kirenze n'ibingibi ibintu byose tujye tuzana ahangaha ahubwo nyine wowe witegura kuzangemurira pogenda numva ibintu uri gukina nabyo wowe numva iyo mikino jyuvana imikino ahangaha gukemura urumva ijambo ruvuze we rero kugira ngo utazangemurira ugomba gushaka miliyoni 20 ukazima nkagenda nkajya kuzitanga mimi miliyoni 20 ariko uri kunyenisha ako mama naho nasetse rekera aho ngaho nawe uri kubisekamo kandi ari ibintu bikomeye byanyabyo cyane urabona kariya kazi nakoraga buretse ibintu uri kuvuga numva bitari ku murongo biri seriye okay sinzandi ubuze guhera no nkuru nyikubwira kuko ntabwo ari inkuru yo kubara reba nyine uko byagenze ntarazamurwa ngo ngirwe manager muri no company isa tarayigura nisa uhangayikishije ntabwo ari we mpangayikishijwe n'umukozi we nako uwo hirya kuko urabona nyine mbere kugira ngo mbone kariya kazi urumva nubwo nanyirangiza ishuri kugira ngo mbone akazi keza byansabye gutanga akantu atanze ruswa rero nyine urabona
ese wowe ntibyari bigoye wowe sinabonye akazi keza n'ubuzima bugahinduka ese birahuriye na miliyoni 20. sasa rero hari umuhungu wamfashe amajwi icyo gihe arangije arabibika ategereza ko ngera mu mwanya uri hejuru yagize ate nyine yamfashe amajwi uri gutanga ruswa nyine ramutse abaye nk'umugabo urumva akaba nk'umupapa uri mu rugo rwe uratari umupapa mwiza uzi gukorera urugo rwe ari umuntu ushaka kumuha se nyine wenda tuganire ndaza kubwira impamvu yawe ubusubu cyakora wenda Cucu azi gukora ariko none Cucu ntabangagira ibintu byose arabivuga kandi buriya abantu batanywa inzoga yewe papa wanjye nubwo anywa inzoga nyinshi urumva akagira umutima mwiza ubu bivuze ngo uramutse ugiye gushaka n'umugabo washaka umugabo w'inzoga uyu ntabwo ari ibyo mvuze ariko ese si uvuze ko abantu b'inzoga bagira umutima mwiza reka ngiye Cucu nta mugabo mubonamo none se ahubwo reka mbanze nkubwire ngiye ko namugushimira kuruta undi muntu wese wakunda muri iki cyaro izina ry'Imana kugira ngo ngiye nzabone Cucu reka mbanze nkubwire icya mbere cyo ntabwo wazicwa n'inzara ubana na Cucu ikindi cya kabiri yazajya kwambika neza kugira ngo yemeze abagabo muri kino cyaro reka mubwire nanjye gusubiza umusaza wanjye Cucu sinamwemera nta nubwo mukunda habe n'aka na gato nakundamo Cucu ngo Cucu mbere umugabo umva rero mubwize ukuri noneho basi sibyo Cucu yangurije amafaranga sibyo none we amafaranga 10 yangurije niyo yandabonye naguremo amamenyamo sibyo nemera ko nzamwishyura nabuze ahantu ho kuyakura pe sinkubeshye ariko yansabye ibintu mu buzima fasha basi kumubeshya yambwiye ngo muzajya mufata amadeni uwera nyishyure ngo uziko ubutaha papa azajya kunywa yereka basi nk'inshuti yanjye akanangamo ingwate nk'inshuti yanjye basi mfasha sibyo tumukira umutwe wese yambwiye ngo niba amafaranga nayabuze umuteretero wera urumva ngo bakundane kandi yamufata neza we niba utamukunda utanamushaka basi mfasha muzajya munagora ujye umwereka ko akantu k'urukundo karimo izindi kubwira ko mukunda ibintu mukorera ntabwo ari ubwo tumubeshya akabimenya akazamfata ku ngufu ntabwo agufata ku ngufu cyo yakora amakosa menshi kugufata ku ngufu okay nanjye ubwo ninkubwira sheri wanjye uzamwemera nimwumva ari umugabo mwiza ufata kuruta Cucu mva nyine nanjye nimva yenda gukinira diru nanjye nimwereka sheri wanjye uzamwemera kimwe ntabwo nanjye napfa kwemera ibintu gutyo gusa nzamwemera yuko nimbona ari imbwa rwose ntabwo ngiye nzamwemera yewe kana gato rwose reka ubwo nanjye mbivuyemo nta kibazo sibyo nzamwemera kimwe nta kibazo gusa nizere ko ari umugabo mwiza w'icyuki ko ndabizi ntabwo wakwiye ntabwo wahitamo ibintu bibi wowe ndakuzi umuntu wambara amarinete se aba mubi mama nibyo rwose ngo bimpangayikishije yamfashe amajwi none kano kanya ko yankangisha ariko mbwira ngo raje antange ngo ibyo birebire mfungwe ngo nyine yagize ishyari kubera ko namusanze muri ako kazi none nabaye manager mwana wanjye kuki wagize ubugoryi kuki utabonye ko bari kugufata amajwi njye nabimenya koko ubu ngubu ngize gutya akaboko inyuma wamenye nimba ndi kugutuka cyangwa ndi kugusezera mana yo mu ijuru mana ishobora byose mana nsenga ngo miliyoni nyine kugira ngo ibintu byose bice mu mahoro izo audience zisibe birangire ndasabwa kumereza miliyoni 20 miliyoni wakwihanganye wa mwana uvuga miliyoni 20 kuri konti ufite wangana nyine bari ko ufite ibintu byinshi reba ya nzu isa yaguhaye igikondo waretse tukayigurisha nibura nkayamuhereza bikarangira ikibazo kigakemuka basi utufate nk'ideni tekereza neza wa mwana gerageza njye mbona ugira ibitekerezo by'abantu b'abagabo tekereza uburyo bakemuramo icyo kibazo utambwiye ngo nimfate umutungo wanjye n'uyu n'umwe uriya ko utari umutungo wawe n'undi wari wayisawa ariko yampaye uzi ko na mitasiyo nayikoze binyanditseho ariko nawe yivirere nawe uri kwikira igiti ngaho nyine nta kibazo reka bamfunge wishime bagufunga se nawe ugufunga genda uburane ujya mu rukiko bihakane amajwi ahari muri se bagufataga amajwi ureba hehe mama nta kintu mfite cyo kurenzaho ngo ukuri ko imana mfate umutungo ngurishe mfate miliyoni 1 ahubwo ikibazo ni 10 ariko banza uzumve imwe gera kuri 20
ayo mafaranga wayafata mu ntoki uretse kuyumva kuyafite mu mitungo wowe wayafata mu ntoki ngo mvuko angana kuryo yahereza umuntu ni ibiro 20 pe ngano nufata ibiro 20 ubyikorere ku rutugu rwawe ugenda ushyira ingegera ku izina ry'Imana umukubitwa n'inkuba ahubwo umva nkwereke kugira ngo tumuhe amafaranga shaka uburyo tumwica shaka uburyo tumwica nidufungwa twembi koko turatangamo 5 bamwica 5 ni nyinshi ntabwo nazitanga ndatanga 2 siko byakora iki kibazo bamwica Yewe rwose ni ukuri ni ntakwishimiye akanyamuneza rwose cyane pe rero ntakwishimiye gushaka umuntu w'umuryango kandi ndabona birimo bigenda neza cyane pe kugenda bifata indi ntera nanjye ndabyishimiye rero hagati aho ngaho it's okay nta kibazo yagiye mu kazi kubera muri iyi minsi tumeranye neza pe cyane siko yabimbwiye ukagira ngo nuko ndemo agatima gusa kumbi birahari tumeranye neza kandi ni uruhare rwawe hariho amaboko yawe wowe na Yves buriya sinzi ikintu nabagabira kiwabigeze njye ni inshingano yego nanjye ngira ngo kubashyingira ntabwo ari igihombo kuri njye zamuhisemo neza ahubwo hari igitekerezo nagize ndavuga ati byaba byiza tukiganiriyeho nk'umubyeyi buriya kuba muturuta hari byinshi mwatwungura nashakaga yuko twapanga ubukwe mu buryo bwihuse kandi yego kandi bitewe n'agaciro umukobwa wanyu afite kandi akwiye koko utarageraho urasikiza soko twabanza ababyeyi bawe tugahura umfashe musawa nta kibazo gihari mu rukundana nk'abo ababyeyi bawe se barabibabwiye ahubwo bo usanga barimo barambwira ati soko nde tubona woyeze kubera iki utarimo ugira icyo wibwira ntaganiriye ku kintu cy'inkwano se cyangwa bizaba ngombwa ko twe duhura tukakiganiraho buriya bitewe n'ibyo muzehe yankoreye nanjye nk'umuntu ushyira mu gaciro ni njyewe wifatira umwanzuro buriya ubu ngubu w'ibyo ngomba gukora kandi bitewe n'urukundo nkunda Shamsa n'agaciro nguha nkawe nk'umubyeyi we numva yuko wenda si amafaranga menshi ariko mu bushobozi bwanjye bukeya ntabwo nabusuzugura pe kubw'ibyo rero nari nateganyije nk'inkwano nambwira nimba ari nka 8 miliyoni.